Mbahaye ikaze kandi mbifurije kugira amahoro y'Imana mwese mwakoze subscribe kuri Izabikora TV Sport. Uyu munsi kuri uyu mugoroba w'icyumweru tugiye kuba tuganira ku makuru anyuranye avuga muri Rayon Sport by'umwihariko cyane ko ariyo ifite amakuru agezweho. Reka tuhere kuri bisi ya Rayon Sport. Iyi bisi ya Rayon Sport bimeze nkaho nayo iri muri competition cyane ko hari ibigo bikomeye cyane hano mu Rwanda biri guhatana kuba byaburadinga cyangwa se byagurira Rayon Sport bisi. Twari tuzi Airtel ariko na BK yaje kuba itezamo. Ngo byifashe gute rero? BK yagize ati kuki nk'umufatanyabikorwa ukomeye cyane w'ikipe muzamutwambara mu gatuza ariko tukaba atatwe twabaguriye bisi, ntago tubyumva. BK yaje kugirana ibiganiro na Rayon Sport yibaza impamvu batajya mu biganiro kugira ngo babe aribo ba brandinga ndetse bakanagurira bisi Rayon Sport, ariko Rayon Sport iza kubabwira ko iyi bisi ari Airtel bari barahaye isoko ndetse baragiranye ibiganiro byo kuba aribo bazanira bisi Rayon Sport. Gusa BK yaje guhabwa amasezerano y'uko nayo igomba kwicarana na Rayon Sport igihe icyo ari cyo cyose kugira ngo barebe niba ariyo yazagurira bisi ya yindi igezweho ku rwego rw'amakipe akomeye i Burayi, maze ikazasimbura iyo Airtel izaba yahaye Rayon Sport mu gihe kiri imbere. Ibi bya bisi ndetse yaje kuba bigarukaho abazwa ikibazo n'umwe mu bafana bo muri fan club, aho yabajijwe niba bisi ya Rayon Sport izaboneka vuba, maze asubizwa ko iyi bisi bitarenze umwaka w'imikino ugiye gutangira iyi bisi izaba yabonetse, ariko iya BK nayo izaza nyuma kandi ikazazayo ari karahabutaka. Ndetse mu bibazo yabajijwe uyu munsi, uyu visi perezida wa Rayon Sport yabajijwe ku kibazo cy'imyenda mishya ya Rayon Sport itaraagaruka nk'uko byari bisanzwe ubwo umwaka w'imikino watangiraga mu gihe cyashize. Imyenda ya Rayon Sport yabaga kuri Rayon Day yarabonetse. Baramubaza bati kuki imyenda ya Rayon Sport itari kuboneka kandi dukeneye kuyigura? Abasubiza ko imyenda ya Rayon Sport bitarenze kuwa kabiri w'icyumweru gitaha iyi myenda izaba yageze ku isoko, haba imyenda y'ikipe Rayon Sport izambara ndetse n'iy'abafana, ukagerekaho udufurari, ingofero, ukagerekaho ndetse n'ama-t-shirt, ama-Lacoste ya Rayon Sport, imitaka n'ibindi byose by'ibirango bya Rayon Sport bizaba byageze hanze bitarenze kuwa kabiri, cyane ko ufite iyi soko ari kampani imwe bita Jeruti, kampani ikomeye cyane hano muri East Africa. Ikindi yaje kuba abazwa ku ikipe ya Rayon Sport yiyubatse ikaba iri muri forume, ariko bafite impungenge y'uko aba bakinnyi bafite amasezerano azarangira byibuze mu myaka 2 iri imbere. Yabasubije ko Rayon Sport mu kwezi kwa munani k'umwaka utaha, iyi Rayon Sport izaba itandukanye na Rayon Sport bamenye, na Rayon Sport yabayeho, na Rayon Sport bakekaga. Rayon Sport bavuga ko umukinnyi ufite amasezerano y'imyaka 2 ari ufite amasezerano manini. Uyu mu visi perezida yavuze ko by'umwihariko ku bakinnyi bafite tara bazagira igihe cyo kubaganiriza kugira ngo barebe niba babongerera amasezerano igihe bazaba batangiye umwaka w'imikino tugiye kwinjiramo mu gihe kiri imbere. Mu bindi yabwiye iyi fan club ndetse n'abakunzi b'iyi kipe, yavuze ko bakimara gusinyisha abakinnyi 2 bahise barambarizwa n'amwe mu makipe akomeye, cyane ko umwe muri bo bari bagiye kubaha $200,000 by'amadolari maze barabyanga. Bavuga ko batagurisha, bavuga ko bakimukeneyeho byinshi cyane. Ibi bivuze ko muri Rayon Sport nta mukinnyi n'umwe ugurishwa igihe atazana ibyo Rayon Sport yifuza. Hanyuma uyu muyobozi yaje kubwira kandi abafana ko ku cyumweru bazakina umukino wa gishuti n'ikipe ikomeye izaturuka hanze y'u Rwanda. Iyi kipe ntabwo yabashije kuba yayitangaza, ndetse kandi ibizakurikiraho muri uyu mukino nuko Rayon Sport izaboneraho no kwereka abakunzi bayo igikombe cya Sekafa Kagame Cup yatwaye, ndetse kandi
akaba ari n'umunsi abakinnyi, abafana ba Rayon Sports bose muri rusange niyo nka bazaba bambaye imyenda mishya ya Rayon Sports. Ibi ngibi reka tubitegereze turebe kandi tubihange amaso niba Rayon Sports uko yabivuze ariko kuko bizagenda. Mu yandi makuru mwamenya atandukanye agezweho mu mikino y'inshuti yabaye uyu munsi nuko Azamu yanganyije n'ikipe ya Gasogi ubusa ku busa. Ikipe ya Polisi yaje gutsindwa na Gorilla ibitego 2-0. APR FC yaje gutsinda ibitego 2-1 itsinda Etincelle, igitego cya Fidari ndetse n'igitego cya William Tongwi. Mu yandi makuru nuko mwamenya ko ku munsi w'ejo wa gatandatu hashize ikipe ya Simba Sport Club kuri Simba Day yaje kuba itsindwa igitego 1-0 itsindwa n'ikipe ya Polisi Kenya ku munsi wayo wa Simba Day. Mu yandi makuru kandi nuko uyu munsi ikipe ya Yanga muri aka kanya irimo ikina n'ikipe izakina na APR yitwa Les Aigles du Congo yo muri Congo Kinshasa, bikaba bikiri ubusa ku busa kuri uyu munsi w'ikipe ya Yanga bita Yanga Day. Ikipe ikaba bayita timu ya wananchi. Mukore subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru agezweho nk'uko mubimenyereye kandi mubona ko n'ahandi bakora amakuru agezweho atari kuri Izabikora Real. Ndabashimiye mwese mwankurikiye kandi mwakunze ibyo dukora, mukomeze mukore subscribe, mukore share, like na